abarimu b'inyarurembo mu bukangurambaga bwo kwita ku isuku y'amenyo. Hagati aho kwa Stefano mu gasigane ko kwita ku nshingano zabo za kibyeyi. N'urunana ndikushamaye niwe mbwira ukadukira mu matamatama ntasoni wapi ntabwo ngututse niba utandutse ariko nyitotombe nase ubwo najya ku ishuri nafite ikaye y'English nta n'ikaramu mfite mbwira iki mwarimu abisabye nyoko se singuriya ntiyatwumvisa kinumira yasobwiye Stefa yasobwiye ubwina ntiburera ama we gurira umwana ibikoresho akeneye kugibyo none se mugabo mwiza ko udasiba kuzindukira mu kiraka ni gute umwana wawe gusaba ibikoresho by'ishuri ukamwohereza kubisaba nyina koko hewe none se uko munsigane ngenda bigenzane so nabikuguriye nge nta mafaranga mfite nduti ariko se iyo usengeramo inzoga usangira na Pascal buri mugoroba kuki utibuka kuvana amayo uzakemuza ibibazo by'abana bawe niba nk'inzoga sinzigamaye bazakenera se wowe iyo utanga yo korera impanga wabyaye kwa Pascal kuki utibuka ko hano hafite abana bazagira ibyo bagukeneraho bisaba amafaranga mbonye kangaye mpa mukobwa jana amafaranga Nyiramari uremera ko mwabyaranye impanga ariko Nyiramari ushatse wahina karenge kawe agabanya gakungu kawe nuriya mugabo ngo ni Pascal kukurisebya pe we kutasebye ubwo wamutereraga umugore ndamukabyarana impanga ariko ubwo uribuka ko ayo magambo uvuga uyavugira mu bana koko Nyiramari icyo batazi ni ikisanyabusa abakuru muri bo bayobeye ko bagiye kubona bakabona akagabo yinjiye muri urugo baramubyaye kwa Domina abato bandutiye abangabo bo bayobeye ko bagiye kubona bakabona Ndemezo aragushije muri urugo baramubyaranye na Nadina baba biteguye n'impanga babyaranye na mukobwa Janadi ndakwiyamye Nyiramari ndakwiyamye rwose yego mana icyo gusabye no kugabanya kujyana mu kabari na Pascal ugataha igicuku ejo rero wambwiye ko nshaka Odensia hari ikibazo maranye iminsi sinzi niba utarahura nacyo ni ikibazo kirebana n'ikisi kirebana no kutita ku isuku yo mu kanwa ewe icyo si cyawe wenyine mugi horihorere umva ejo nanahuye na Obama ajya kwa muganga kwivuza amenyo mpita ntekereza ko ubwo burwayi bufitanye isano no kudasukura mu kanwa wibitindaho umwana aba yarakuze atabitozwa bityo ntiyoza amenyo kuyarwara rero ntibyabura uzi ko iyo abanyeshuri bakugose bakosoza ubura uko wifata neza ugatinya kubabwira ko umwuka basohora mu kanwa kabo unuka ngo utabahutaza urabivuze ndabyibuka mugisha we bariya abana rero ni abacu Budensiyana nitwe twirirwana nabo ntitwabaha ubumenyi bw'imibare icyongereza na siyanse tutabafashije no kwita ku buzima bwabo birumvikana ubwo bumenyi umunyeshuri abukeneye afite ubuzima bwizerega umva nifuje rero ko twategura uko twabaganiriza tukabigisha akamaro ko kwita ku isuku yo mu kanwa ese buriya uwatumira umuganga umwe wo ku kigo nderabuzima akaza kubyigisha ko binabaye ngombwa buriya badutumirira umuganga wize kuvura amenyo ibyo rwose birashoboka kandi ni igitekerezo cyiza ariko mu gihe ibyo bitarajya mu bikorwa twaba tugize icyo dukora yego mbere yo kujya mu mashuri yabo kwa kundi nyine tumaze gusenga tukabaha ubwo butumwa bwo kwita ku isuku yo mu kanwa tukababwira ko birinda kurwara amenyo no kunuka mu kanwa nibyo rwose ndagushyigikiye ariko uzikuretse n'abana b'abanyeshuri no mu bantu bakuru usanga hari uwoza amenyo kuri Noheli akazongera kuyoza dore ku yindi ni akaga ubwo rero iyo muvuganye mwegeranye ushaka aho urigitira ukahabura pe ariko genda wa mugore ufite ikaha nziza mba nayitayeho Nadi cyakora ko kuri umukozi bambe bite se we uvuye he nyine nazindukiye mu mandazi nk'ibisanzwe bitari bya bindi byayamvugo y'iki gihe ariko nazindutse njya kurumva mvuye kuyagemura kuri restaurant Shanadi nta nari munzaniye we uzi ko naje kuyagura ejo nkasanga ntayo bifite mugene se ko ubunkura ngana n'udufaranga duke mfite ayo nakoze bayaranguye pe none se we n'ubu ntacyo Patrick arakubwira yarashwishwiburije burundu ngo nta faranga rye yatanga umwana yazamuha hari ibigize indyo yuzuye akeneye abizane ariko kumpa amafaranga yo ngo no ariko ye ibyo byitwa kwikanyiza ubu ntakubeshye pe sinzi icyo ngomba gukora kuko n'amafaranga mpabwa ari ngoboka mfasha kwita ku isuku n'imirire yego nyine nkakuramo duke nkoresha mu bucuruzi ariko sinavuga ngo nzashobora kwishyuramo n'inzu mujye
birumvikana Nadine kandi n'ibyo kwita ku isuku n'imirire yawe nk'umubyeyi wonsa n'iyo umwana wonka icyo bayaguhera icyo ntukwiye kugaya. singaya pe ni ukuri ndashima ariko nyine ndashaka gukora cyane ngo nshobore kwifasha nk'ubu wambonera umuterankunga ndahamya ko mu myaka 2 iri imbere Nadine nawe ntakiri mu guhabwa inkunga y'ingoboka pe. Ariko Nadine ndakumva uzi ko atari inkunga abaterankunga uzi ko ubwawe wihagije ushobora gukoresha amaboko yawe ukava mu bukene. ariko urabizi ko kuva mu bishaka cyane mujye ndabishaka pe. wakwegereye isi ubuyobozi ko bakugira inama bakanakwereka gahunda zihari zateganyirijwe gufasha abantu kwiteza imbere ubundi ugakora ugatera imbere. tekereza umunsi nzaba nifashije abana banjye bameze neza nanjye nisiga nkasa neza nka kera. urumva Patrick uri nubwo yaza kamba namwemerera. mwabibonye ko ndi kumwe na mwarimu wanyu Budensiyana? Yego. aha abanyeshuri banje mutega amatwi rero mwarimu Mugisha bafitiye amakuru kandi meza sibyo? Yego. abanyeshuri amenyo murayazi? Yego. aha ndashaka rero kuganira namwe kurebana n'ubuzima harimo no kwirinda kurwara amenyo binyuze mu isuku yo mu kanwa. murankurikiye? Yego. none se bana beza Karame. wari wicarana n'umuntu yakuvugisha ukumva umwuka umuva mu kanwa ko urakubangamiye? Mutoni wase tubwira icyo usetse. Ibyo mwarimu Mugisha avuze mu gitondo nanjye byambayeho. Nanjye nuko. aha ibyo mvuze rero birahari muri mwe. ikindi hari umwe muri mwe wari ufite amenyo meza yera akaba yarahinduye ibara? aha ntimubona ko muri mwe hari abahise batinya guseka? nuko mubizi neza ko amenyo yanyu yaragakwiye kuba yera none akaba yarazanye amabara atandukanye. uretse n'ibyo rero hari abafite amenyo yacukutse iwabo bajya kuvuza amenyo kenshi nta yindi mpamvu ari ukutita ku isuku yo mu kanwa amenyo akarwara. kandi umuntu aba yariye ibintu bitandukanye bifite amabara n'impumuro bitandukanye yarangiza ntagira ate niyoza amenyo. isuku yo mu kanwa rero murumva ko ari ngombwa cyane. mwabyumvise abana? Yego. isuku yo mu kanwa ni ingenzi ku buzima bwawe. ukoza amenyo igihe cyose umaze kurya ukayoza gute mujye? aha ukoza amenyo 3 ku munsi ukoresheje uburoso n'umuti woza amenyo ugakura ururimi neza kandi ukibuka ko uburoso bwoza amenyo budasangirwa n'undi muntu uwo ari we wese. buri muntu wese agomba kugira ubwe. mwabyumvise? Yego. ikindi ubwo buroso bukanasimbuzwa mu gihe ubumaranye amezi 3. ibyo bizakurinda kurwara indwara zo mu kanwa kurwara amenyo ndetse no kunuka mu kanwa. mwabyumvise abana? Yego. bityo rero bana beza muzagira ubuzima bwiza mubashe guseka mwisanzuye sibyo? hari abo nabonye bahise bipfuka ku munwa. mufashe izihe ngamba nyuma yo gutega amatwi? Koza amenyo 3 ku munsi. mwabyumvise abana? Yego. ngo kugira gute? Koza amenyo 3 ku munsi. aha ubu buri wese ntari butaha asaba ababyeyi kumugurira uburoso n'umuti wo koza amenyo ra? Yego. ubutamvane mu busa Nadine urupapuro washaka nturubonye ubundi se ugiye kurwandikaho iki? none se ko wambwiye kwegera ubuyobozi ngo nzajyayo gusa ntanditse ibitekerezo byanjye mujye? si ngombwa kwandika Nadine wowe nakubwiye ko mbere yo gutekereza abaterankunga tekereza amahirwe ufite wabyaza umusaruro ugatera imbere. ariko se hari umuntu wabona amahirwe akarengerwa koko mujye? abo baterankunga bose bo n'abanga? simbyumva kimwe nawe rero. none se kora zigama birashoboka urumva muri ibyo uvuga Nadine? sha mujye ni wimbwira utyo. banza umenye bishobora kubona yo urya nayo kwihaza mu biribwa wowe n'abana bawe. nyine nakubwiye ko amafaranga y'ingo bakambona ngerageza kubona ibyo turya n'ibikoresho by'isuku. yego ayo namwe mu mahirwe ufite ariko hari n'andi Nadine wabyaza umusaruro iwawe ntihakandagire inzara. urumva nko kubyaza umusaruro umurima Patrick yaguhaye. umurima se? yego umurima. ni amahirwe upfusha ubusa Nadine wawuhinga umusaruro uvanyemo
ukunganira ayo mafaranga y'ingoboka uhabwa. ariko urabizi ko imyaka umuntu ahinze adahita yera muge. Nakubwiye ko n'amafaranga y'ingoboka ugihabwa yaba kunganira mu gihe utegereje ko imyaka wahinze yera. Ndabyemera rwose ko uwo murimo rumwe mu mahirwe ngomba kubyaza umusaruro kandi wampindurira imibereho. Ariko Nadi, ndakumva. Andi mahirwe numvise abantu bafite amikoro make bafite nuko bashobora kubona inguzanyo ya VUP. Ngwiki muge. Hari amahirwe yo guhabwa inguzanyo muri VUP kandi iyo nguzanyo rwose yunguka amafaranga make pe. Ngo VUP? Ngubu ibyo kuko utabimbwiye koko muge. Igihe cyo kwikubwira cyari Kinadi. Wowe icyo usabwa no gushaka amakuru kwa parasosho cyangwa se sedu w'akagari kakugira inama. Umva, ayo ndashaka cyane rwose ngo bigenda bite. Icyo nzi ko ushobora kwikura mu bukene ubiharaniye ubikoreye, urumva? Yego. Ubonye inguzanyo ugashyira mu bikorwa cya gitekerezo cyawe, urumva? Cya Chez Nadine Restaurant byaba ari byiza. Yego sha, byaba ari byiza cyane mugeni we. Nuko rero nyine urumva, genda ushaka amakuru mu nzego zibishinzwe. Bakwereka amahirwe hari wabyaza umusaruro ugatera imbere udategereje imfashanyo. Urakoze cyane mugeni we, ungiriye neza. Ahubwo urankangoye rwose nasaga n'usinziriye. Ibyo by'inguzanyo sinabitekerezaga namba. Ubusese dukigiye abakiri mu biro we, ngo njye kumureba. Ubusa nagushimira nte koko Devo. Ibi birandenze rwose. Nabagiriyeho umugisha gusa nta kindi navuga. Aho abantu bari barafatanya mukobgasha. Kandi ndakwibutsa ko wonsa abana babiri mukobgasha. Abo bana babiri ukaba ugomba kubonsa amezi 6 nta kindi bavangiye habe n'amazi. Ibyo byo ndabizi. Ukibuka ko isuku ari ngombwa muri byose. Ari ibyo uryo ukibuka kubitegurana isuku. Ukanibuka ko ugomba gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabuni igihe cyose ugiye konsa abana. Isuku rwose umujyana muzima hora yinyibutsa nzajya nyitaho. Ikindi we n'umugabo wamumenye ko kwita ku mpanga bitoroshye. Mukore cyane. Ntubure indyo yuzuye iriho n'ibikomoka ku matungo kugira ngo ubone amashereka ahagije. Ndakwinginza abana bawe ntibazagira imirire mibi mukobgaja. Uravuga ukanavuga Pascal uzi byankoreye koko Devo. Keretse mwashyiraho akanya kuko rwose nge ndamubwira. Ni wowe wa mbere ugomba kubigiramo uruhare mukobgaja. Kuko uzi ikibazo mufitanye kurusha undi muntu uwo ari we wese. Ugomba kubigiramo uruhare rero. Umugabo wakagaruka mu rugo mugafatanya kwita ku buzima bw'abana mwabyaye. Nzagerageza. Ahubwo se Devo. Ndakumva mukobgaja. Kwari umuvandimwe wanjye utaramenya ko nabyaye impanga, mwantiza telefone nkabimumenyesha. Erega buriya mu rugo iwacu umuntu wagiraga telefone Pascal kandi kuva nabyara yigize intare. Akiragenda wisanzura uhamagare rwose mfite mahagije. Urakoze wamfura we. Urakoze cyane mubyeyi mwiza. Allo, muraho neza madamu Shyaka? Ye, unyitabye ngo iki Stefa? None se iyi nimero ko nayanditseho madamu Shyaka? Ntabwo ari we rero. Ni ngewe umutiye telefone. Wowe nde? Ni mukobwa jana yewe. None se ubwo telefone ya Devota uvuye he nayo koko? Ubwo se ukonye wanya nibyo ngombwa kurusha icyo ngushakira Stefa. Icyo ushakira se ni iki? Ndagushaka cyane Stefa, mfite ibibazo bikomeye cyane. Urabizi ko mfite abana b'impanga bakeneye ko. Uzi neza ko nabazwe ntarabona imbaraga zo kwipagasiriza. Pascal yarantaye nawe urabizi. Reba ukuntu duhura tureba uko urashaka duhura gute se uzi ikibazo dufitanye mukobgasha? Icyangombwa n'ubushake di. Ubu se ko Pascal yigendeye uje mu rugo nimugoroba hari ikibazo? Abaturanyi bawe urumva bambona mu rugo rwa Pascal bakabifata bate? Abo bana se wababwira ko nje wabo kuhakora iki muri iryo joro? Ngaho nawe tekereza handi twahurira rero uko ndagukeneye cyane. Ariko se ibyo byo guhura nanjye wabiretse mukobgasha? Utekereza ko rukongera ikibazo cyari gisanzwe kitatworoheye koko? Stefano ntiyitaye kuri mukobgajana umutabaza. Mukobgajana se azakora iki ngo yikure mu bibazo bimwugarije? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha